abakristo b'Itorero Adepr ntimukabitiranye n'abanyentambara. Abakristo ba Adepr bazi icyo bashaka, kandi yewe nshimira Adepr n'abayoboye bose kuko hari ikintu kimwe cyiza bagiye bahuriza. Wumva Jesse, ndagukurikiye buriya ikintu kimwe cyiza gishingiye kuri doctrine ya Adepr, kwigisha abantu ko Kristo ari uri imbere kuruta kwigira dadi w'abakristo. Burya muri Adepr ngo ikintu cyiza Adepr yakoze kuvaho nayimenyeye yego kugera yego, nta mushumba nta muyobozi uhagarara imbere ngo ninjye muhanuzi wanyu, ninjye dadi cyangwa ninjye mama. Batwigishije kubakira ibyiringiro kuri Kristo. Yego, batwigisha kureba Kristo nk'uwabambwe nk'umucunguzi. Yego, batwigisha kubaka ibyiringiro byacu kuri Kristo. Impamvu abakristo bacu bakomeye ntibubatse ku mushumba wagiye, ntibubatse ku wagarutse. Ubundi abafite urusaku n'abafite ingoma bariyeho indije ntiyabahereza bya bindi bashaka. Akora kumvise cyane. Nuvuga ngo abakristo bo abafite urusaku nuko hari icyo bakozeho kandi batashakaga, kandi bakoze ku nyungu n'ibindi.